yaka ubu ngubu heruka kubonana n'umugore ryari ukingewe rero aho kugira ngo nzafite umwana ku ngufu njya nikinisha ngewe ushobora no kugufite uri umukobwa nkakwishyura 5000 nkagukuramo imyenda nkakureba namara kukureba igitsina cyawe neza nkakubura ngaho ugendere nkajya kwikinisha basi cyesheka gasoma inguki buriya no mu buzima bwanjye je ikintu cyitwa igitsina gore reka abakobwa ikintu cyitwa twavugaga iki ikintu cyitwa nyine ikintu cyitwa none byibuka ahantu twari tugejeje nyakso ni izina ry'Imana ndaguha nanjye ibumbishana ikintu cyitwa twavuga kuri wa mushiki wawe wiga mu ntara ngo iki akabezi ako kabara akabezi nakabezi aravuze ngo nakabezi kandi akambye ati rwose urugo rurabyoshye pe ruranurira nabwira abantu bose nibyo njya mbwira abantu hose kwisi yose nzabivuga ko ntago bizamvamo kuko mu bigaragara umugabo araryoshye niyo twiciranye gutya mbwa ati sheri cyangwa igihe kigeze ngiye kumutwaka nkavuga ati kikira utwaka sheri wanjye nanjye ambwira ati mama nawe umeze ute ubaza ni iki sheri wawe agukorera mu buzima ukavuga uti ndaryohewe pe akorera aransoma tugahana akabezi nanone nkabona mu buriri nta kibazo akambwira ati ndagushyuhije nanjye nkamujya mu gituza nkamubwira ati sheri komera muryameho neza nkavuga ati sheri komera kuko mu bintu biryoha haryoha umugabo inka data turashize none sibyo tubabwira tukiri aho ngaho what is your name my man what is your name yo I need to know your name my man I mean you mean listen yes sir. You need to tell me man about your name my man how old are you Jew now man how old are you then my man oh my goodness man just take it easy uncle yes my man just focus Chajo bro answer correctly please yes please that you say yeah yeah man listen hakuna listen what I'm talking to you is would you please tell me your name hey listen bro would you please tell me your name uncle come on Ako kamena. Usifiki. Oya kuki usinda mu gitondo? Mfite amafaranga. Amafaranga se natuma usinda mu gitondo? Umukene se yasinda. Yesu uri muzima. Napfuye se. Uri umusinzi ariko. Ndamaze. Wanyweze inzoga se. Izo niguriye. Akuki muri imbwa mwana. Mani yo nibireke nive kungeso kunywa inzago narababuje kuba kera ntibira bitepu bizabiki wa undi se numutoza nawe wo twirukanye we yaragiye ariko uyu nguyu wamupyanire namubwe urike kugenda unywa inzago mu kabari ntumubonye Nyabugogo ariko umwe ibitepu buriya se arakora ibiki urabona uyu mutoza azaza tugeza he okay wimbaza menshi utazatuma nageri buraba bakamera nawe Amagagiye Jewe ikintu nifuza ku Mana Imana izampa amafaranga ndiye neza ndongora abagore hano ku isi iryo juri zarirekera rwose ngo iki Umbangamira Umunsi none nigena none se nyende uwawe ni n'undi y'umuntu waranze
Abona kumugaragara. Ani musi ndakuramesha. Cyane nibyo kumbwira ngo uri mu mihango. Yagiye ibintu by'imitukuri kare. Izere ko uyu munsi ko uteguye neza. Uriteguye imeze neza. Nizina Imana sharira kamubwiza ukuri. Utuma njya mu ndani. Cyangwa inde uya ariko nyine nawe uyu munsi twisanzure akushe n'undi ntabwo wanyweye ntabwo nabyuke mu bintu by'ubukwe akushe ubu bantu baramutse bumvise ngo nkundana nawe najya ntera akabari ngo iki ariko gakwe uranyibukije umva gakwe karabi nidukora ubukwe nshaka kuzahita ureka kunywa inzoga yego ukareka gukina umupira yego uzahita unareka kubetinga yego uzareka no gusohoka mu ijoro ngo ugiye kureba umupira nta kibazo aha niwumva se ngaho nawe mbwira ikindi uzahita ureka ibitekerezo byo kukugira umugore nabyo ntabiretse Kendrick Lamar bivuze iki hano? Kendrick Lamar bivuze isogisi. Impamvu bivuze isogisi nuko right now nambaye urukweto. Right, life is Gucci. I don't give a fuck. Kendrick Lamar Kendrick Lamar ubu ntago muzi. Mikaravuga ngo bijye mubwiye ngo wayagashiki ugomba kumbwira ngo pinyagashiki mbamubaje ngo bimeze biti umugiro mbaze wayagashiki pinyagashiki girishikere nege pawo nege uhita unsubiza ngo wayashiki gire nege wayashiki gire nege pawo ciao nega man ya shwiriri oya ngaho urabyishe unawe isotakira ngo uravuze ngo ugiye kundasa kandi bitarimo cyo ni ikirimi tayiku ntago ndi kugihimba akukimurimbwa mwana ese uburyo amandazi yagiraga bwagiye ko atakindyohera nkuko yaryohera ico gihe amandazi ico gihe sinzi kuntu jaye amandazi yagiraga uburyohe buteye ubwo pfuka amasi ngo usenge ubyihorere ngo ntusohoka ngo ntukunda football ngo ntukunda gusohoka ngo ntukunda volleyball ntukunda football ntukunda basketball nta kintu ukunda nkawe waje kuri iyi Scott izuba tukwakire tuvuge ko waje uri umugereka waje utateguwe tubimenye mani ntago kuba utenjoyinga bivuze ko uri umwana mwiza bivuze ko uri urumara ahubwo ufite ikibazo mu mutwe ko utenjoyinga ntago bikugira umwana mwiza ceceka gasoma inguki not only being sometimes in those calamities or shambles and jambos we and there just some mixing up with some crooks and whatever, but sometimes I become VIP. This is the bad man. Barero mbabwire jya n'umukobwa tuzararana mu buriri ukibeshya ukansurira nanga umusuzi mu buzima nasohoka nkajya kurama usa nawe ariko sibi ni ibiki jya n'umusuzi ngiye cyangwa ni usa n'umusuzi. Just vibes, my God, I'm high. Batwari yo photo, I don't want no drama. Just vibes, my God, I'm high. Batwari yo photo, you know I party hard for sure. Soka. Uri nkoko yiwabishonda kumukara. Uramenya uri igiki wowe? Baba yumbwira none uri igiki? Kubyo waza wowe kaza kwifata ibintu uko ushaka hano. Acha bwana. Ntabwo wandenza amafi wa mwana. Kankubwiza ukuri. Ayi, sana kwa Mungu. Uri vira mu rugo. Toka. Akinze kwitwika n'injerekani zingahe za essence. Ugiye kwitwika ni ya nyokosi ni yaswo. Mwarayinyubake.
mwayinyubakiye cyangwa mwarayinyubakiye ako musaza ushaka gusore nakubwira okay sawa nzajya batera nijoro garuka se acha bana we ntabwo wandenza amavi ntandwatinyuka no kunshira ku papa ariye ngo tumwice no bigiki ariye ariye ngo nkwereke so usohoka urugamba rurangiye iyo abakirana